Fifi mu by'ukuri ntabwo yigeze ampa amafaranga, nta n'ikintu gihambaye yamfasha, ariko ikintu yankoreye hari ikintu bita motivation. Niwe muntu wenyine umwe mu bantu bose twabaye yabashaga kumotiva, akambwira ngo ufite mu mutwe kandi uzavamo n'umuntu ukomeye. Ikintu yamfashije nyine sokoje ngo wagize ute reka njye kubwira bari turi hano ku cyapa kuri kera ahantu bategera bisi ndabyibuka muri 2013 ndabyibuka ntabwo ndebe watumye nandika ibaruwa isezera mu bwarimu namaje ariko se bura koko umuntu yakira ikigamije akabona amafaranga akambata mfasha atuze twe dutonze ingogo kakakanara noneho ndamubaza ngo se muhembwa nkangahe, nari ntahembwa na rimwe. Ndamubwiye arambaza ngo uhembwa ngahe, ndamubeshya ngo ni 42 kugira ngo agire ngo ndakomeye, ariko bari bahembye 3 n'amafaranga 3. Mubeshya ngo ni 42 ahita nseka, muzika yo ngo hari igihe tujya tuyakorera ku munsi umwe. Hari ibintu byinshi yatumye nkora kizemo n'imbaraga kugira ngo mve ku cyiciro kimwe njye ku kindi. Hari ibintu byita balance, ubu kwa mwicaye hano murabona agaciro, wenda nanjye ni umuntu w'agaciro ku muntu w'agaciro, ariko hari abantu bagenda bafasha abantu. Uyu munsi ugasanga uri hano, ejo ukumva ukeneye kubura ahandi hantu yamaze wese kutasenze uza kuvuga nk'ibyo avuze. Mureke yivugire yegura yego aha cyane imaze kuvuga ibyanjye nawe uvuze iki uramukate cyane mwemerera kuze wandetse ngivugira ko ndi hano nata ni no kugira ngo wenda nyine n'abantu bajye bamenya na situation kaciro tubwiye murakoze. Njye namukunze cyakora big serious, namukunze yuko umugabo ibintu byose yavuze njye nakunze kunavuga nta kindi kandi take ukomeza zawishimye pate Priscilla Knowless na Adioni kundwa Doriane Sandara teta ni date na teta kwati jala kabendera nitulie vipi nipate diteni bakwe Anthony Anjira na Sandirine nisikike nimechita linega honga ile kwa kela mina Anita Pendo nampenda sana Diva the Boss paka moyo na nienda kasi ila bado hatoshi nafsi na nituma kwa Naji Wema Sepetu Choketi Peni na Vanessa Mude Irene Sabuka taniomba Ferrari bora nibadili mwendo ningelikuwa Mondi kwa Zari Tifa sange nita baba au kibana sauti solo nikahita conditionally kama pisco ya personally nikawa internationally ningelikuwa Magufuli je hatari ningeishafukiwa tamaa ingelikuwa inao wengine natamani kuwa nao wengine kama wao oh my god nisaidie hii tamaa yangu ishindwe na ilege kama mwanzo wake tamaa kuwa kesho basi mimi mtafukia maana yangu usiku na mchana inazidi kupanda nimedata na Tiwa Savage Chidimana Yemi Alade na kesha kisa Beyonce Alicia Keys na Jennifer Lopez niwaende kwa muganga bado nafikiria asa porokota dance kama Mr. Flavor Party dance Nicki Minaj nikisi ai niseme na Serena kidogo aiwe mama kidogo ningekuwa PDD au Wizkid Obama ama mtoto wake je hatari ningeishafukiwa tamaa ingelikuwa inao wengine natamani kuwa nao wengine kama wao oh my god nisaidie hii tamaa yangu ishindwe na ilege yani homa napata kuwaza ningekuwa pita popote toni naanguka niokote haya matatizo nipate japo likizo nimekuwa kongoro kwa kutamani kokolo mara segere ngororo ekotite nimekuwa kongoro kwa kutamani kokolo mara segere ngororo watanizika mama
mwanzo wake tamaa kuwa kesho, basi mimi mtafukia, maana yangu usiku na mchana inazidi kupanda. Nimedata na Tiwa Savage, Chidimama yeni Alade, na kesha kisa Beyonce, Alicia Keys na Jennifer Lopez. Niwaende kwa muganga, bado nafikiria asa porokota dance, kama Mr. Flavor body dance. Nicki Minaj nikisi, ai niseme na Serena kidogo, aiwe mama kidogo. Ningekuwa P Diddy au Wizkid, Obama ama mtoto wake, je hatari ningeishafukiwa, tamaa ingelikuwa inaua. Wengine natamani kuwa nao, wengine kama wao. Oh my God, nisaidie, hii tamaa yangu ishindwe na ilege. Yani homa napata kuwaza ningekuwa pita, popote tu ninaanguka niokote, haya matatizo nipate japo likizo. Nimekuwa kongoro kwa kutamani kokolo, mara segere ngororo ekotite. Nimekuwa kongoro kwa kutamani kokolo, mara segere ngororo watanisika mama. Na kitu kinachoma kama lao. Tony B, Party, Heavy Kick. Mie mwenzenu kukonda, nikabaki mifupa, sio kama na ngoma. Ni uchungu ulonipitiliza, kutwa nzima kuwaza, nilimpendaga kanitema. Wangu mutima kauti ya panja, kabisa kote vilaka. Hivi mapenzi kitu gani? Nakosa tala kusema, labda kumpenda sana ndo kosa langu, nikawa sijui. Nahisi ni adhabu nilopewa na Mungu, mwenzenu sitambui. Ai moyo, stress ninywe vidonge, utani uwa unyonge. Nimepokonywa langu tonge, na chuki sitaki nijenge. Nataka pole pole, nipeni pole pole. Nataka pole pole, nipeni pole pole. Ayayaya pole, ayaya ayaya ayayaya pole, ayaya ayaya. Ninachojua ni uchungu meja, hata tabasamu vipi bado ni bala. Naona unavimba, moyo unadunda, presha inapanda na kushuka, kwenye mapenzi nipata shika. Pole pole pole, nenda pole pole. After kukutosa mambo bado sio shwari, nadhani unatamani kujificha kwenda mbali. Huyu dem kakuacha kaenda wa, namtafuta kila kona bado simpani. Nachokitaka tumrudishe, ili moyo utulie. Mambo bado ni magumu, huzuni moyoni ni muhimu. Hebu mchizi tulia, wacha kulia, wevumilia, utampata wako kipenzi chako, takayebaki nawe maishani. Pole, nataka pole pole, nipeni pole pole. Nataka pole pole, nipeni pole pole. Ayayaya pole, ayaya ayaya ayayaya pole. Nataka pole nipeni pole, nataka pole nipeni pole. Ayayaya ayaya ayaya ayayaya akasi aiwe mawe nindira, nipeni pole. Nataka pole nipeni pole. Ushengo mama yanshizeho nanje njeho, ambesha urukundo ndemera abandi ndabakatira. Nona yaye mumarira ayayo ayayaya. Heavy Kick. Tony B nateseka sana si kidogo, wapendeza wishi nipate Priscilla na Lesi na Adioni, Kundwa Doriane, Sandara teta ni deiti na teta, watijala kabendera nitulie.
Sedite ni bakwe Anthony Anjira na Sandiline nisikike nimechita linega honga ile kwa kele mina Anita Pendo nampenda sana Diva the Boss paka moyo na nienda kasi ila bado hatoshi nafsi na nituma kwa Naji Wema Sepetu Joketi Peni na Vanessa Mude Irene Sabuka taniomba Ferrari bora nibadili mwendo ningelikuwa Mondi kwa Zari Tifa sangenita baba au Kibana sauti solo nikahita conditionally kama Pisco ya personally nikawa internationally ningelikuwa Magufuli je hatari ningeisha fukiwa tamaa ingelikuwa inao wengine tamani kuwa nao wengine kama wao oh my god nisaidie hii tamaa yangu ishindwe na ilege kama mwanzo wake tamaa kuwa kesho basi mimi mtafukia maana yangu usiku na mchana inazidi kupanda nimedata na Tiwa Savage Chidimana Yemi Alade na kesha kisa Beyonce Alicia Keys na Jennifer Lopez niwaende kwa muganga bado nafikiria asa porokota dance kama Mr. Flavor Party dance Nicki Minaj nikisi ai niseme na Serena kidogo aiwe mama kidogo ningekuwa PDD au Wizkid Obama ama mtoto wake je hatari ningeisha fukiwa tamaa ingelikuwa inao wengine tamani kuwa nao wengine kama wao oh my god nisaidie hii tamaa yangu ishindwe na ilege yani homa napata kuwaza ningekuwa pita popote toni nangu kaniokote haya matatizo nipate japo likizo nimekuwa kongoro kwa kutamani kokolo mara segere ngororo ekotite nimekuwa kongoro kwa kutamani kokolo mara segere ngororo watanisika mama Hii ni habari pevu.com. Wapendeza. Hakuna kitu kinachoma kama lao. Tony B, Party, Heavy Kick. Mie mwenzenu kukonda nikabaki mifupa sio kama na ngoma ni uchungu ulonipitiliza kutwa nzima kuwaza nilimpendaga kanitema wangu mutima kauti ya panja kabisa kote vilaka hivi mapenzi kitu gani nakosa tala kusema labda kumpenda sana ndo kosa langu nikawa sijui nahisi ni adhabu nilopewa na Mungu mwenzenu sitambui ai moyo stresi ninywe vidonge utani uwa unyonge nimepokonywa langu tonge na chuki sitaki nijenge nataka pole nipeni pole nataka pole nipeni pole ayayaya ayaya 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 ninachojua ni uchungu umeja hata tabasamu vipi bado ni bala naona unavimba moyo unadunda presha inapanda na kushuka kwenye mapenzi nipata shika pole 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 nenda pole pole after kukutosa mambo bado sio shwari nadhani unatamani kujificha kwenda mbali huyu dem kakuacha kaenda wa namtafuta kila kona bado simpati nachokitaka tumrudishe ili moyo utulie mambo bado ni magumu huzuni moyoni ni muhimu hebu mchizi tulia wacha kulia wevumilia utampata wako kipenzi chako takayebaki nawe maishani pole nataka pole pole nipeni pole pole nataka pole pole nipeni pole pole ayaya
nataka pole, nipeni pole, nataka pole, nipeni pole. Ayayayaya, ayaya, ayaya, ayayayaya. Akasi aiwe mawe nindira, nipeni pole. Tena kora, nataka pole, nipeni pole. Ushengo mama yanshizeho nanjenjeho ambeshya urukundo ndemera abandi ndabakatira none ajyaye mu marira ayoyo ayayayaya. Wapendeza, hakuna kitu kinachoma kama lao. Tony B, Party, Heavy Kick. Ayaya, ayaya, mie mwenzenu kukonda nikabaki mifupa, sio kama na ngoma. Ni uchungu ulonipitiliza kutwa nzima kuwaza, nilimpendaga kanitema. Wangu mutima kauti ya panja kabisa kote vilaka. Hivi mapenzi kitu gani? Nakosa tala kusema, labda kumpenda sana ndo kosa langu, nikawa sijui. Nahisi ni adhabu nilopewa na Mungu, mwenzenu sitambui. Ai moyo, stresi ninywe vidonge, utani uwa unyonge. Nimepokonywa langu tonge na chuki sitaki nijenge. Nataka pole, nipeni pole. Nataka pole, nipeni pole. Ayayayaya, ayaya, ayaya, ayayayaya, ayaya, ayaya. Ninachojua ni uchungu meja, hata tabasamu vipi bado ni bala. Naona unavimba, moyo unadunda, presha inapanda na kushuka, kwenye mapenzi nipata shika. Pole pole pole, nenda pole pole. After kukutosa mambo bado sio shwari, nadhani unatamani kujificha kwenda mbali. Huyu dem kakuacha kaenda wa, namtafuta kila kona bado simpati. Nachokitaka tumrudishe ili moyo utulie, mambo bado ni magumu, huzuni moyoni ni muhimu. Hebu mchizi tulia, wacha kulia, wevumilia, utampata wako kipenzi chako, takayebaki nawe maishani. Pole, nataka pole, nipeni pole. Nataka pole, nipeni pole. Ayayayaya, ayaya, ayaya, ayayayaya. Nataka pole, nipeni pole. Nataka pole, nipeni pole. Ayayayaya, ayaya, ayaya, ayayayaya. Akasi aiwe mawe nindira, nipeni pole. Tena kora, nataka pole, nipeni pole. Ushengo mama yanshizeho nanjenjeho ambeshya urukundo ndemera abandi ndabakatira none ajyaye mu marira ayoyo ayayayaya. Tony B nateseka sana si kidogo, wapendeza wishi nipate Priscilla na Olesi na Adioni, Kundwa Doriane, Sandara teta ni deiti na teta, Watijala kabendera nitulie. Vipi nipate diteni bakwe, Anthony Anjira na Sandirine, nisikike nimechita lineka honga ile, kwa kele mina Anita Pendo, nampenda sana Diva de Bosi, paka moyo na nienda kasi, ila bado hatoshi, nafsi na nituma kwa Naji, Wema Sepetu Joketi Peni na Vanessa Mude, Irene Sabuka taniomba Ferrari, bora nibadili mwendo ningelikuwa Mondi kwa Zari,
Tifa zange nita baba au kibana sauti solo, nikahita conditionally kama P-Square ya personally, nikawa internationally. Ningelikuwa Magufuli je, hatari, ningeisha fukiwa, tamaa ingelikuwa inao, wengi natamani kuwa nao, wengine kama wao. Oh my God, nisaidie, hii tamaa yangu ishindwe na ilege. Kama mwanzo wake tamaa kuwa kesho, basi mimi mtafukia, maana yangu usiku na mchana inazidi kupanda. Nimedata na Tiwa Savage, Chidimama Yemi Alade, na kesha kisa Beyonce, Alicia Keys na Jennifer Lopez. Niwaende kwa muganga, bado nafikiria. Asa porokota dance, kama Mr. Flavor Party dance. Nicki Minaj nikisi, ai niseme na Serena kidogo, aiwe mama kidogo. Ningekuwa P Diddy au Wizkid, Obama ama mtoto wake je, hatari, ningeisha fukiwa, tamaa ingelikuwa inao, wengi natamani kuwa nao, wengine kama wao. Oh my God, nisaidie, hii tamaa yangu ishindwe na ilege. Yani homa napata kuwaza ningekuwa pita, popote to ninaanguka niokote, haya matatizo nipate japo likizo. Nimekuwa kongoro kwa kutamani kokolo, mara segere ngororo ekotite. Nimekuwa kongoro kwa kutamani kokolo, mara segere ngororo, watanizika mama. Mina Anita Pendo, nampenda sana Diva the Boss, paka moyo na nienda kasi, ila bado hatoshi, nafsi na nituma kwa Naji, Wema Sepetu, Joketi Peni na Vanessa Mude. Irene Sabuka taniomba Ferrari, bora nibadili mwendo, ningelikuwa Mondi kwa Zari. Tifa zange nita baba au kibana sauti solo, nikahita conditionally kama P-Square ya personally, nikawa internationally. Ningelikuwa Magufuli je, hatari, ningeisha fukiwa, tamaa ingelikuwa inao, wengi natamani kuwa nao, wengine kama wao. Oh my God, nisaidie, hii tamaa yangu ishindwe na ilege. Kama mwanzo wake tamaa kuwa kesho, basi mimi mtafukia, maana yangu usiku na mchana inazidi kupanda. Nimedata na Tiwa Savage, Chidimama Yemi Alade, na kesha kisa Beyonce, Alicia Keys na Jennifer Lopez. Niwaende kwa muganga, bado nafikiria. Asa porokota dance, kama Mr. Flavor Party dance. Nicki Minaj nikisi, ai niseme na Serena kidogo, aiwe mama kidogo. Ningekuwa P Diddy au Wizkid, Obama ama mtoto wake je, hatari, ningeisha fukiwa, tamaa ingelikuwa inao, wengi natamani kuwa nao, wengine kama wao. Oh my God, nisaidie, hii tamaa yangu ishindwe na ilege. Yani homa napata kuwaza ningekuwa pita, popote to ninaanguka niokote, haya matatizo nipate japo likizo. Nimekuwa kongoro kwa kutamani kokolo, mara segere ngororo ekotite. Nimekuwa kongoro kwa kutamani kokolo, mara segere ngororo, watanizika mama. Hakuna kitu kinachoma kama lao. Tony B, Party, Heavy Kick. Mie mwenzenu kukonda, nikabaki mifupa, sio kama na ngoma. Ni uchungu ulonipitiliza, kutwa nzima kuwaza, nilimpendaga kanitema. Wangu mutima kauti ya panja, kabisa kote vilaka. Hivi mapenzi kitu gani?
nakosa tala kusema, labda kumpenda sana ndo kosa langu, nikawa sijui. Nahisi ni adhabu nilopewa na Mungu, mwenzenu sitambui. Ai moyo, stress ninywe vidonge, utaniua unyonge, nimepokonywa langu tonge, na chuki sitaki nijenge. Nataka pole pole, nipeni pole pole, nataka pole pole, nipeni pole pole. Ayayaya pole, ayaya ayaya ayayaya pole, ayaya ayaya. Ninachojua ni uchungu meja, hata tabasamu vipi bado ni bala. Naona unavimba, moyo unadunda, presha inapanda na kushuka, kwenye mapenzi nipata shika. Pole pole pole, nenda pole pole, after kukutosa mambo bado sio shwari. Nadhani unatamani kujificha kwenda mbali, huyu dem kakuacha kaenda wa, namtafuta kila kona bado simpati. Nachokitaka tumrudishe ili moyo utulie, mambo bado ni magumu, huzuni moyoni ni muhimu. Hebu mchizi tulia, wacha kulia, wevumilia, utampata wako kipenzi chako, takayebaki nawe maishani. Pole, nataka pole pole, nipeni pole pole, nataka pole pole, nipeni pole pole, ayayaya pole, ayaya ayaya ayayaya pole, nataka pole nipeni pole, nataka pole nipeni pole, ayayaya ayaya ayaya ayayaya. Akasi aiwe mawe nindira, nipeni pole nakora, nataka pole nipeni pole, orushengo mama yanshizeho nanje njeho, ambeshya urukundo ndemera abandi ndabakatira, none nyaye mu marira. Ayoyo ayayaya. Heavy kick. hakuna kitu kinachoma kama lao. Tony B, Back T, Heavy Kick. Ayaya ayaya, mie mwenzenu kukonda nikabaki mifupa, sio kama na ngoma. Ni uchungu ulonipitiliza, kutwa nzima kuwaza, nilimpendaga kanitema. Wangu mutima kautia panja kabisa, kote vilaka hivi. Mapenzi kitu gani? Nakosa tala kusema, labda kumpenda sana ndo kosa langu, nikawa sijui. Nahisi ni adhabu nilopewa na Mungu, mwenzenu sitambui. Ai moyo, stress ninywe vidonge, utaniua unyonge, nimepokonywa langu tonge, na chuki sitaki nijenge. Nataka pole Pole, nipeni pole pole, nataka pole pole, nipeni pole, pole, ayayaya pole, ayaya ayaya ayayaya pole. ayaya ayaya. Ninachojua ni uchungu meja, hata tabasamu vipi bado ni bala. Naona unavimba, moyo unadunda, presha inapanda na kushuka, kwenye mapenzi nipata shika. Pole pole pole, nenda pole pole, after kukutosa mambo bado sio shwari. Nadhani unatamani kujificha kwenda mbali, huyu dem kakuacha kaenda wa, namtafuta kila kona bado simpati. Nachokitaka tumrudishe ili moyo utulie, mambo bado ni magumu, huzuni moyoni ni muhimu. Hebu mchizi tulia, wacha kulia, wevumilia, utampata wako kipenzi chako, takayebaki nawe maishani. Pole, Nataka pole pole, nipeni pole, pole,
nataka pole pole, nipeni pole pole, ayayayaya pole, ayaya ayaya ayayayaya pole, nataka pole nipeni pole nataka pole nipeni pole ayayayaya ayaya ayaya ayayayaya akasi aiwe mawe nindila nipeni pole nataka pole nipeni pole ushengo mama yanshizeho nanje njeho ambeshya urukundo ndemera abandi ndabakatira none nyaye mu marira ayayo ayayayaya Every kick. iyelele Tony B nateseka sana si kidogo wapendeza wishi nipate Priscilla Knowless na Adioni kundwa Doriane Sandara teta ni deiti na teta watijala kabendera nitulie vipi nipate diteni bakwe Anthony Anjira na Sandiline nisikike nimechita linega honga ile kwa kele mina Anita Pendo nampenda sana Diva the Bossy paka moyo na nienda kasi ila bado hatoshi nafsi na nituma kwa Naji Wema Sepetu Joketi Peni na Vanessa Mude Irene Sabuka taniomba Ferrari bora nibadili mwendo ningelikuwa Mondi kwa Zari Tifa sange nita baba au kibana sauti solo nikahita conditionally kama pisco ya personally nikawa internationally ningelikuwa Magufuli je hatari ningeishafukiwa tamaa ingelikuwa inao wengine tamani kuwa nao wengine kama wao oh my god nisaidie hii tamaa yangu ishindwe na ilege kama mwanzo wake tamaa kuwa kesho basi mimi mtafukia maana yangu usiku na mchana inazidi kupanda nimedata na Tiwa Savage Chidimana Yemi Alade na kesha kisa Beyonce Alicia Keys na Jennifer Lopez niwaende kwa muganga bado nafikiria asa porokota dance kama Mr. Flavor Party dance Nicki Minaj nikisi ai niseme na Serena kidogo aiwe mama kidogo ningekuwa PDD au Wizkid Obama ama mtoto wake je hatari ningeishafukiwa tamaa ingelikuwa inao wengine tamani kuwa nao wengine kama wao oh my god nisaidie hii tamaa yangu ishindwe na ilege yani homa napata kuwaza ningekuwa pita popote Tony naanguka niokote haya matatizo nipate japo likizo nimekuwa kongoro kwa kutamani kokolo mara segere ngororo ekotite nimekuwa kongoro kwa kutamani kokolo mara segere ngororo watanizika mama Everybody,
utarya nyama choma cyangwa choma choma. nakunywa nanyikiriza se sha barumva se sha ntabwo murakoze cyane nitwa Karinda Izayi mu mazina asanzwe ariko papa yanyise na Viateur. Niyo mpamvu ubona kuri Facebook hariho Izayi Karinda Viateur. Uyu munsi nyine ubwo narangije kwiga kaminuza icyiciro cya kabiri lisansi A0 nize muri kaminuza y'u Rwanda ishami ry'uburezi Defoma KIAI cyahoze ari Kigali Institute of Education. Ubwo ni ikintu navuga uyu munsi n'ababeshye ndishimye mbabwiza ukuri ntabwo natekerezaga ko bizageraho ntiga nkarangiza kaminuza. Byakunda ko mubimva neza hari abantu mbona yo kumuzanya kandi ibintu bibaye byiza byakumvikana kuko ntabwo hari igihe bitazongera kuvugwa ubona nubwo bizongera kuvugwa ntabwo nzongera kubivuga kuko nta kindi gihe nzongera kurangiza lisansi nyine. Yes, icyo navugaga I didn't think ko ari igihe kizagera nacyo nimubanze mubahe ibyo bashaka noneho nanjye mvuga si byo se ikivuguto bakibazanira hariya hirya kwa neza nta kuntu byakunda se abantu bose Tony ngwino muze hano ngwino ntacyo kanze tugeze muri sire nyine tugende gutya hano bari bambwiye ngo mvuge kandi abagara abantu badahari bahati sesha kamari noneho mvuge moto yacyari hano okay. Ubwo icyatumye tuburira hano ahangaha ni kuri Mashirika se shano nowera n'abandi bashaka kumva rwose no kugira ngo tujye tugenda n'ahantu tuhazi ahangaha ni kuri Mashirika ni ahantu mfata nko mu rugo iwacu hakabiri kubera ko njye ntabwo mvuka muri Kigali mvuka mu ntara y'Uburasirazuba aho abenshi mwita mu cyaro mu karere ka Ngoma. Ni icyaro cya nyacyo pe umurenge wa Jari nta kintu nanjye niko nabyumvaga. So aha kuri Mashirika ndahakora nk'umukozi wabo nabanje kuba umukinnyi bigeraho kandi kazi ko muri biro ni n'abantu bambere nshimira cyane ubwo iwanjye kandi iwacu ubwo tumeze nk'abari mu rugo ntabwo turi mu rugo kwa Mashirika sibyo turi mu rugo iwacu mu Mashirika afata nko mu rugo hanjye ha kabiri hari aho mvuka hari n'ahangaha. Hanyuma rero ubwo iyo hari ikintu cyiza cyabaye cyangwa gikomeye akenshi na kenshi hari abantu bagiye bakigiramo uruhare bakwiye no gushimirwa cyane. Ariko ubwo wenda mbere yuko mvuga ibyo byose kwari ukugira ngo uko turi hano
ntabwo twabashije kumenyana neza. Hano hari umuryango wanjye, ababyeyi banjye na bamwe mu bavandimwe banjye, kuko abavandimwe banjye bose ntabwo bari hano. Buriya ngewe iwacu ndi umwana wa 10. Mama yabyaye abana benshi cyane, kandi nyuma yanjye hari abana 2, hari izindi mbyaro 2. Kumva yabyaye abana nka 12 cyangwa barenga, kubera hagiye hazamo impanga, ariko abyaye imbyaro 12. Njyewe rero ndi urubyaro rwa 10. Hari umuryango wanjye, ubwo niyo mpamvu nari bivuze hari abavandimwe banjye bake, abandi ntabwo bari hano. Wenda nakababereke mama ngwino tugire. Uyu nguyu ni mama umbyara, niwe wabyaye b'abana bose bavugaga. Yabyaye imbyaro nka 12, abyara abana bagera 10 bangahera n'abandi. Imbyaro ni 12, noneho harimo impanga 2. Yabyaye impanga inshuro 2, bakaba abana 14. Njye rero ndi umwana wa 10 mu rugo iwacu. Ubwo hano hari mukuru wanjye nkurikira, ngo ino mama ariko ngaragara nk'umuruta ku isura, ko mfite ibyanwa byinshi. Uyu nguyu niwe mukuru wanjye nkurikira, yitwiringa Imana Emmanuel. Urebye iwacu wasanga ari ukuntu nagiye mba mutoya, njyewe na mama baraturyamiye. Hari na bucura bw'iwacu, ubwo ni n'urubyaro rwa 12. Ngwino koze kera yahamwe, urabona na bucura wagira ngo aranduta. Nararushye nawe ndebere ngenda mama uko twabaye. Uyu yitwa Mwanezekeri, niwe bucura bw'iwacu, ankurikira bwa 2. Inyuma yanjye hari umukobwa, muri abo bana 14 harimo nk'abakobwa 3. Twavutse turi abahungu benshi, harimo abakobwa 2 bonyine. Hanyuma hari abandi bana bagiye, hari abapfuye, abariho ni 10 cyangwa 9. Ubwo hapfuye ni benshi. Hapfuye 5, dusigaye turi 9. Ubwo wenda Petit Frere na mukuru wanjye bawe bigendeyeho gatoya. Mama uyu ni umwe mu bantu nshimira cyane, bamfashije kugira ngo mbashe kwiga. Asha, mama yamfashije cyane, impamvu nari nababwiye ngo ntabwo natekerezaga ko nziga kaminuza. Ntabwo umuryango navutsemo ntabwo uri ku rwego ruhagije, cyangwa abenshi ni muri ya miryango mwita abakene, siyo? Ariko ntabwo bakennye ku mutima. Nize bingoye rero, niga primaire, nkagenda mpinduka, kuko mama aba wigende ndaza kuba mu mukanya. Tubanze tuganire. Ari ngo muvuga amazina mama mwibone. Ababyeyi banjye bose bavuka mu karere ka Huye, ariko bahavuye bajya Ingoma aho navukiye, kugira ngo bajye gushaka uko tuzakura. Nize primaire n'ibisanzwe, sinigeze niga gardienne kuko mu gihe cya Jenoside nari umwana muto cyane. Barampunganye banjyana mu Burundi, tuvuye tujya Tanzania, bagaruka mu Rwanda mbona kujya kwiga. Hanyuma niga primaire, nigiye mu Bugesera, niga n'ahantu Kibungo hitwa Mbuye, niga kuri Ecole Primaire d'Oruzo mu Bugesera. Mupenzi ari hano? Mvuye mu Bugesera kuri primaire, nagiye nsibagurikaho ukuntu, mpita njya kwiga ahandi muri groupe scolaire Jarama, ariko cyari kikitwa ESI, Ecole Inférieure d'Eau. Yari amashuri asuzuguritse cyane.
ndahava njya kwiga muri TTC Zaza mu bapadiri hariya ndaharangiza. Ubwo ndangiza muri TTC Zaza ikiriho cyo nta nubwo nari mfite amanota yanjyana kwiga muri kaminuza. Nafite amanota 62.5%. Mbona ni makeya nkurikije nayo nakagombye kwa mbona, ariko kuko nta muntu nari mfite ukomeye nka Barangwida na Bazuzu wenda ngo mvuge ngo bazamvuganira abantu amanota yanjye, nta nubwo nari nzi kana yanjye, ariko nkavuganira amanota ntabwo nyemera, nzakora uko nshoboye kose nimara kubona ubushobozi nanjye nkomeye njye kuburana abantu amanota yanjye ntaza amazi, kuko numvaga ntayemera. Icyo gihe hari umuntu utanganyije amanota ku ishuri kandi agatwita rozari, nicyo cyatumye mvuga nta manota ntabwo ari ayanjye, kuko umva nari ndangije siziye mu ndimi mbo wa mbere, noneho mbona ngize amanota 62% n'ibice, nkumva si make, ariko none nkumva ntabwo akwiriye ayo nakagombye kuba mfite. Icyo gihe rero muri kaminuza kugira ngo ujyeyo byagusabaga amanota 70% nibura, urumva naburaga 8. Ikintu nakoze, hari abantu bari mu nzu bari kugira byansabye ko njya kurekara. Kuntu nari kurekara rero ntabwo byari kunkundira, yewe mvuka ijana no murenge uri ku Burundi hariya hepfo hafi ya Mazane hahantu hirya ku Burundi. Byansabye ko nza muri Kigali. Kuza Kigali rero nabwo rwari urugendo rumeze nk'urw'Abanya-Israel. Umuntu witwa Samuel Cyagambirwa ni deputy director wa mashirika, niwe wanzanye muri Kigali. Baje gukina ikinamico, sinzi niba Narangwida yarahari. Hari ahantu bigeze kuza gukinira kuri Petit Seminaire, hari harimo n'umugabo witwa Philippe bakinaga ikinamico y'urukwavu. Voilà. Urya munsi muza hariya buriya hari utunyeshuri twari duhari dufite utubaji ngo n'abanyamakuru, ariko ubwo bari abanyamakuru bahese nabo mu kigo nyine. Nageze mu kigo nirwanaho nshinga radiyo yitwaga TTC Star. Ubwo niyo yatumye nzi Kigali, iyo itabaho sinari guhura na Saba. Nafashe akabaji turabwandika muri mashine tujya gutara amakuru nyine. Ubwo ibi ngibi ni ibintu bishobora gufasha buri muntu wese. Urugendo ruba ari rurerure, ariko igihe wumva amateka y'umuntu ukavuga ati uyu wandenzeho, kuko byose biva mu gukora cyane. Ngiye kuvuga ngo no gusenga, njye ntabwo nsenga cyane, ariko Imana iramfasha cyane hari kurusha n'abasenga. Icyo gihe tujya gutara amakuru, Karemera nako twinjira ngo witwaga Karemera aragiye kudukubita turiruka, ariko kubera ko n'ubundi abantu banzi neza buriya muzi ko ndi umwihambirizi, iyo nzi ko nta byaha mfite ntabwo ntinya gusaba no kuvuga. Ubwo ndagenda nshaka umuyobozi, banyereka ko ari Samu, ndagenda ndamwegera, none twaje gutara amakuru, none uriya mugabo arashaka kudukura. Baranyemerera, ninjiramo, dufotora amafoto, turangije tujya gufata interview Banizimana abandi. Ubwo nibwo navugishije Samu, ndamubaza ni interview nafata, wasanga ari niyibwiye atari gufata. Uyu yitwa Fata, umwana witwa Fata. Hanyuma icyo gihe yaranyemereye mfata amafoto, nyuma ndababaza ni hano kuko impamvu ahangaha turi hari abantu benshi bari mu mwuga nkora. Njye mu bisanzwe akazi nkora ni ak'ubuhanzi, professionally nkora kuri theater and film production, ni ikinamico na film, ni nako kazi nkora ka buri munsi, apart from kuba narize nkagira gute. Ubwo nabayeho n'umwarimu wa primaire amezi 2 nigishije muri groupe scolaire Jarama, nigisha mu gatatu, nigisha groupe nk'esheshatu, bamemba amafaranga nitaga make kuko nahembwaga 33. Ubwa mbere bamembye 33 n'amafaranga 3 kwezi, ubwa kabiri mpembwa 38. Hanyuma Samu bagiye kuhava yampaye nimero ngo njye muhamagara, ngo navuze ni hano hari abana bashobora gukina ikinamico neza kurusha n'abangaba abamwazanye. Arambwira ati biragoranye ko tubafasha muri hano kuko tutajya tuhagera cyane, ariko abantu bari muri Kigali turakorana cyane, hari programs tugira zigenda zifasha abantu. Arambwira ati gusa nahanga tujya tuhagera kumva ko bigoranye. Icyo gihe rero aragenda agiye, ubwo ndangiza muri TTC Zaza,
njya mu itorero ry'igihugu, ntabwo ari itorero zari zikiri ingando kuko twakoraga ibintu bimeze nk'ikosi bikaze cyane. Icyo gihe mu itorero nabwo nkomerezaho nk'umunyamakuru, mba n'intore yo ku mukondo. Ubwo nari nshinzwe kwesa imihigo yose yo mu murenge. Hari ikintu cyitwa urugerero ndarukora rurarangira, ariko nkarukora mfite umujinya n'agahinda, ntazi icyo nzabikoraho kuko nayo mfite amanota nsa nk'utemera. Ubwo tugiye gufata amanota ku ishuri, hari transcript batanga zerekana amanota wagiye ugira. Nsanga amasomo yose natsinze neza. Isomo nari nzi ko rizatsinda cyari Igifaransa nsanga mfitemo A+, none Icyongereza mfitemo fail. Bwira abo bantu bose baze kuko bari no kudusakuriza, babwire baze cyangwa baceceke ntacyo, ariko babwire baze niba baje muri pati, kuko ni pati afite pati mu kaga. Babwire baze, nta n'impamvu yo guceceka kereka bamucoma. Bo bagumeyo. Hanyuma ubwo kubera ko nafite ayo manota asa nkaho ari make, ngiye ku ishuri nkasanga transcript, nsanga nyine mfite amanota meza, A+, B+, banonze mu ishuri n'umuyobozi bari grade zo hejuru. Noneho nsanga mu Cyongereza mfite fail, handitseho fail uba waratsinzwe. Ubwo yabaga ari amanota ari hagati ya 0 na 39, ariko nkareba nk'abantu njyewe ntabwo nagira amanota 39 ku ijana mu Cyongereza. Ubwo ndahana urupapuro, barananseka ku ishuri, hari animatrice wajyaga umpa weekend cyane, baravuga ngo baradukangaga ngo uvuge Icyongereza ngo kumbi nta n'icyuzi. Ariko nyine ndihangana ko ntacyo nari gukora. Nzi Kigali aha muri Mashirika na kimwe mu bwa mbere, ntabwo buriya hari muri 2014 ku munsi w'umwana nyafurika na gatatu, TVT twayikoze muri 2014. Noneho mu ngagi za mbere nagiyeyo 2013 ahari. So ntangira gutyo. Mu by'ukuri ntabwo nari nzi ko iyo umuntu akinnye ikinamico bamuha amafaranga. Naraje tubajyana hariya kuri stade barakina, director ho parambwira ati wowe wigenda kuri stage reba uko abandi bakina utaza kwikubita hasi. Nigibwo nyine numvaga ndibugira ubwoba. Barakina maze gukina nanjye mbona barampembye. Icyo gihe bamaye 30,000 ndabyibuka. Nta kintu. 30,000 byari by'umunsi umwe, kandi nigisha nakoraga bilete, nkakora na scheme of work, nkigisha n'abanyeshuri, nkaba homework n'ikizamini nkabakosora, bamemba 33 n'amafaranga 3 ku kwezi. Ubwo ku munsi umwe mbona amaye 30,000. Akurikiraho kujya kwitinganya amazina ngiyeyo. Ubwo naje hano bahanzanye, barambaza ngo ushoboye iki. Ndavuga nti nzi kwivuga, nzi kubyina intore, ariko ntabwo nzi gukoresha amaboko. Nkoresha amaguru yonyine, nakwandika ikinamico, nakina filime, ariko ntabyo nize, ni impano. So icyo gihe rero batangira kugenda bangerageza, banshyira mu dukino twinshi n'iki, njya kwitinganya amazina. Ubwo umushahara wa kabiri nafashe mu ikinamico byari 35,000. Urumva byari bivuye kuri 30 bijya kuri 35. Bari banshyira mu yindi kinamico yitwaga Ejo Hazaza, niba Ejo Hazaza. Byari ibintu by'intuze bya TVT. Icyo gihe ho bampaye 200,000 nangahe mu minsi mike. So mbona rero harimo amafaranga. Icyo gihe ubwo nari nangiye kugira confidence ho gato, numva nanjye ntangiye kuba umuntu ukomeye. Nibwo nazitangiye kujya kurekarama ya manota yanjye navugaga, zarekarama nimara kuba umuntu ukomeye. Wumve nyine ufite 200,000, njye numvaga bihagije. So nagiye ndarekarama bwa mbere ndandika. Icyo ni nacyo kintu cyari gikomeye cyane kuri njyewe. Niko wari kunyumva? Nagiye kurekarama. Barekaramaga hano muri Keko nari narize dekarasiyo. Njyayo ndandika, barambwira ngo uvuga impamvu zituma uvuga ko amanota wagize atari yo wagira. Ndazibura kuko ntazo nari mfite. Gusa ndababwiye ni njyewe natsinda Icyongereza neza, kuva primaire sinigeze ntsindwa Icyongereza, amasomo yose twakoze mu Cyongereza. None se kuko nagezeho ndanarakara mvuga ndikurira, icyo gihe naragize ndavuga none se tuvuge ko namaze gukora psychology, nuze bya bintu bindi n'ibiki, Icyongereza nize ibindi bintu by'intuze ndabyibagiye. Ni hari ibintu byako entrepreneurship niyo yakomeranye.
ndavuga nti tuvuge ko nasohotse akazagakora umushinwa ngeze mu cyongereza utarize icyongereza nkahita ngira 0. Icyo gihe barabikora ntibampa amanota yanjye barabisubika. Ndibuka icyo gihe nafashe agapapuro nandika ijambo nzajya kubwira Kagame kuko numvaga ngiye kujya kwa perezida nta kindi, ariko ngiye kujya kwa perezida nkumva ningira bazamfunga. So ubwo rero cyabaye navuze nteka nihitiremo imyaka mike wenda ndabana nibajya kumfunga nzabasaba bamfunga imyaka 20, kuko icyo gihe numvaga niba mfunga imyaka 20 nzavamo mfite nka 40 n'ingahe nyine nkongera ngatangira bundi bushya. So ndabanza mbaza umuntu arambwira ati kumbere yuko ujya kwa perezida banza ujye kwa deputy, kwa dean of studies, ujye kwa principal, ibyango ujye kwa minister, ubone kujya kwa perezida. Okay, mitajya kwa dean ibipapuro byanjye babiciye. Icyo gihe nibuka umugore wambabaje kandi reka ndeke kumuvuga amazina ariko yarambabaje yabaga muri UR, nagiye mwikubita imbere ndamubwira ni njyewe ntabwo nshaka ko umuntu usora bundi bushya, nimurebe igipapuro bamusoreyeho mu mpamvu amata bampaye, kuko niba umuntu wamusoye atari umurwayi ntabwo yampaye 0. Ku ishuri nakoraga nikosora numvaga mu cyongereza mfitemo nka 78. Icyo gihe barabyanga, njya kwa dini arabahamagara arababaza ati imaki irashoboka, bati yego, bati bigenda gute, bati iyo umuntu warekaramiye agaragaje impamvu, ati none se Karinda we bimeze gute, ati turi kubikora, namwe barakubeshya babyanze. Arambwira ati ngo cicika subirayo. Barambwira ngo nandike, ndavuga ariko ubushize nari nanditse murayanyira, noneho mpita nandika mu Kinyarwanda. Nanditse mu Kinyarwanda barambwira ngo ntabwo nifitiye icyizere kuko bakunda karama icyongereza nkandika mu Kinyarwanda. Ndavuga ngo ubushize nanditse mu Cyongereza mushaka ko mutaracyumvise reka noneho nandike mu Kinyarwanda mushobora kumva neza. Babyandika. Icyo gihe hashize ibyumweru 2 barampamagara ngo nze ndebe ibisubizo, ndavuga nti nizere ko atari nka bya bindi. Barambaza ngo ushingira ko cyo uvuga ko atari nka bya bindi, ndavuga nti niba mwabikosoye, niba mwarebye ku gipapuro nakoreyeho ndabizi neza ko namwe muzi ko atari bya bindi. Icyo gihe ndaza, you can't imagine ko aho bari banditse 0 nari mfite amanota 78%. Bayateranyaho icyo gihe mpita mva kuri 62.5% mpita ngira 78%. Nibwo rero nahise napurayinga kuri kaminuza, ntabwo bari kumfata ndi munsi ya 70. Mpita mbona buruse njya kwiga, ngeze hariya muri kiye ibyo byarangoye ari inzira y'umusaraba. Nagombaga kwiga nishyura inzu, amazi, imyenda, ibishi. Abantu muri Kigali ibyo byose murabizi, ku muntu uri muri Kigali atabana n'umubyeyi we cyangwa n'umubyeyi uhari ufite abana arabizi ibyo ndi kuvuga. Nagombaga kwiga ndi kurwana n'ibyo bintu byose, ariko ko nari umukinnyi hano bajyaga bambwira ko nyine nkabona amafaranga. Hari n'igihe cyageraga simbabeshye, hano naba mfite ikiraka ku ishuri hari ibizami nkambara badge nkajya kuri tele nkajya mbisikana n'abandi bagiye gukora ikizami, kuko ubwo nagize 2 choices gusa, yari amahitamo 2 gusa. Kandi burangiye ntabwo njya mpfa guhitamo nabi, ko ari uguhitamo hagati y'akazi n'amafaranga. Ubwo akazi n'amafaranga murumva ko ari ikintu kimwe, n'amashuri. Ndareba nsanga kuri icyo gihe nkeneye amafaranga kurusha ishuri, ariko ndavuga nti reka njye no kwiga, niba batanyirukana sinzataha, niba nyirukana nzataha. Ndagenda rero niga nkora, ngenda simbagurika gutyo mpanganye nabyo, nyine ndarangiza. Ubwo ndangije nkoze remedio 3. Abantu muzi ikintu cyitwa remedio, hari ukuntu utsinda ukagira retake n'ukuntu utsinda ukagira remedio. Mu wa mbere nakoze remedio, iyo watsinze kati muri izi kaminuza uko nigaga ugatsindwa ibizame ntugire 50%. Waba gutsinzwe iryo somo ukishyura 1/2 cy'amafaranga ryishyurwa ko zaba ari credit 20 byaga ari 100. Nk'ibyo 1000 naboneye ku byaka iwacu cyangwa undi muntu ko nta byari bihari pe ntababeshye. Nagombaga kuhiga uburyo ngirana. So waritsindwa gake, ubwo natsindwaga gake nkishyura half, abandi bataha ngiye nkazasubira kwiga nkongera ngakora ikizamini nkatsinda. Nakoze remediation mu wa mbere, mu wa kabiri no mu wa gatatu. Ubwo nuko byari bimeze. Mu wa kane nta n'imwe nakoze, ubwo byari nka retake no gusibira. Urumva n'ubundi nakomezaga nishyura andi mafaranga. So iyi kanzu rero nambaye ibi ntababeshye, ndabona byanagoranye banyari gutya. Ibi bintu ntabwo numvaga nzabyambara simbabeshye.
gusa nakomeje nyine ndahatiriza. Hari n'ikintu kimwe ntashobora kwibagirwa, niga muri kaminuza ejo bundi nakoze ikizamini ngira amanota 8 kuri 50. Cyari ikizamini 1 2 3 4 5 6 7 8. Icyo gihe numvaga bindangiranye, ariko nabwo narongeye subiramo ndatsinda. So hari igihe cyageze abantu barambwira ngo iyi kanzu ntabwo nzayambara kuko nyambaye mbere, kuko hari igihe ibi bintu nigeze kubyambara ariko nari ngiye gukina muri video. Hari video witwa Thank You nakinnyemo, noneho barambwira ngo ubwo byambaye mbere ntabwo uzabyambara, ngo biravunana, ngo no kubyipima n'ibyemewe. None nakubitira n'uburyo nigaga nabi abana kuko ntabwo nzabyambara. Numva nibyo. Ejo bundi abanyeshuri bari tujye kugraduatinga, jewe barambura muri mashini. Ndagenda muri 2015 bakambura, 2016 bakambura, 2017 bakambura, kandi narishyuye. Bakambwira ati ni wishyura, kandi ubwo ni miliyoni nyinshi cyane. Ariko navuga ni none se kujya muri exam ukora ikizamini ufite ikarita yuko wishyura, ubwo nyine mbona ko bingoye noneho kurushaho. So what I did, narabihoreye, nagiye nashaka bongera kubw'amahirwe ngo ni 2015 nsubirayo. Barabikosora, babikosoye ngiye gufata ikanzu barambura. Nagiye gufata ikanzu kuwa mbere n'ejo bundi barambwira ngo ntabwo uri ku rutonde rw'abantu bazagraduatinga. Gusitini bitarumva ni bya bindi by'uko cya gikanzu bambwiye ngo ntazacyambara kuko ntacyambaye mbere. Noneho ndabihorera, nifite akazi mu ntara ngiye kujya Nyamasheke na Rusizi, mpita nigendera. Ndavuga niyo uri umunyamugisha uriwe, niyo uri umunyamivumo ubu umunyamivumo, ubwo bazanshyiraho nibatanshiraho bazabyibonera. Ndagenda ko ntabwo nari kwica akazi k'amajerika. Kuwa gatatu nibwo nagarutse, kuwa kane mpita njya iyo nsanga noneho banshyizeho. Abantu barampamagaraga bakambwira ngo twakubonye, abandi nari mbizi. Njyayo noneho mbona ikanzu mbura ingofero, still n'ubundi nkabona ni ibibazo ikigaruka. Ariko ndagenda nyuma kizeyo fata ikanzu, ngira ngo mu mafoto mwabonye ko ari ahantu nambaye iki kintu cy'umutuku. Naragiye mfata ikanzu y'umukara n'ikintu cy'umutuku, genda nta ngofero, ngiye gufata ingofero bampa ingofero y'ubururu. Rero ndavuga nti iyi ngofero ko mbona imeze nk'atari iyacu, imunshakira umukara urabura, turashaka tudoderaho iki cy'umuhondo. Maze kukidoderaho muri iki cy'umuhondo fata icy'umutuku. Ndagenda uriya amafoto ya mbere naboherereje nari ndiyo nambaye icy'umutuku, nuriye muri stade mpura n'umuntu wambaye ingofero itari haka kantu, uwo mbona ameze nk'uwambaye nabi, njye niko nabyita. Ndabona rero amafoto yanjye ari kubiha, kandi iki kintu ndabona gisa nabi, ni iki cy'umuhondo n'iki cy'umutuku. Ahitamo icy'umuhondo. Ben ari hano, Ben nari ndi kumwe na Ben ni umunyamakuru ku Nyarwanda, twahuye muri 2014 ndi gukora filime. Niwe twajyanye, nta nubwo namwishyuye pe, ni inkunga yampaye. Urumva umuntu uri mu mwuga gutyo gufata kamera ye akagukurikira ntabwo biba byoroshye. Ariko hari aho bigira nkakeka ko mbana neza, ko mbikeka. So ubwo nyine ndagraduatinga, ejo birarangira, turagaruka twaje nijoro, twagiye mu muhanda abantu babandikira Didas niwe wari umushoferi wanjye, ko najyanye na mama na Garafrere na Ben cameraman nyine na Didas shoferi. Turagenda tugiro birarangira, turagaruka turi hano. Ubwo ndavuga ko twakomereje kode none twase tuza muri party, sibyo? Ibintu bimeze nk'urugendo rero nanyuzemo nibyo. Ubwo wenda baba ngo gushimira, hari abantu benshi umuntu yashimira. Tuvuye wenda mu wa mbere kuzamuka ko mama we yanamunganya mpetse, yarambwiye ngo ntabwo nari nzi kuvuga, ngo nari ndi mu mugongo gusa, ngo yikubitaga hasi ngo navuga ngo nyoko. Nyuma ngo ngatavuga ngo mama ngo haguruka tugende. Kuko ndibuka ndi mu Burundi nta kintu nibuka. Ikintu nibuka n'umuntu wagira urutoki gutya nkaryaho umunyenga. Yagiye urutoki gutya nkafata nk'inene. Uyu munsi ntekereza nanganagana. Ko na mucuti wanjye papa umenya atakwe ni ku rutoki rw'umuntu. Papa papa ni umucuti wanjye. Hanyuma ubwo urumva
mama niwe muntu wamfashije cyane kurusha abandi bantu bose, kuko muri icyo gihe iwacu nta mafaranga yari ahari, ntaki nariyeranje nanjye nirwanaho n'Imana indwanaho nshaka imishinga, ntabwo nababeshya. Njye nize bandihirira, segonderi barandihiriye, na kaminuza leta irandihiriye, nta muntu wigeze unyishyurira. Ariko ubwo hari ibintu bita rejado poshe, nagendaga mama maye nk'ibihumbi nka 3 cyangwa 2, ariko ubwo ngubwo najyana 3 akaba arashize yose yari ari mu rugo, akaba ashizeho yaba ashize nyine ngahita ngenda. Umukuru wanjye nyine Manuel nawe yaramfashaga, ariko se nawe yamfashaga atifashije. Nibuka hari igihe nigeze kujya mu Mutara kuzana matera, kandi matora murabizi umuntu yayigura, aho nagiye kwifata mu Mutara mu ishyamba hano hitwa ni Karangazi mbere Karangazi ni umanutse ahantu ku Cyanyirangege, ni gutyo ukajya mu ishyamba hasi ku Cyanyirangege. So ndize rero ndarangije, ndishimye. Mama ndamushimira cyane kabisa, numumera amashyi niba byakunda cyangwa munayihorere, ariko njyewe mama yaramfashije cyane, amfasha n'ibyo n'ibitashoboka, yamfashaga nyine uko ashoboye. At least ngeshi mu mutima yari afite, ntabwo yampaye ibintu nari nkeneye, ariko yampaye ibyo yari afite. Hamwe ugenda ukavuga uti nta kintu asigaranye. Ngeze hano i Kigali rero niga muri kaminuza, hari abantu b'ingenzi bamfashije cyane 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 pe mu buzima. Umuntu wa mbere wamfashije kurusha abandi mu gihe nigaga, Basha amfashije gushimira aba bantu ko ntazongera kubivuga narangije kaminuza, nzaba narangije na masters cyangwa doctor. Hari umuntu witwa Fifi wamurera Esperance, wino nta muntu gusa Fifi n'uyu nguyu Fifi mu by'ukuri ntabwo yigeze ampa amafaranga, nta n'ikintu gihambaye yamfasha, ariko ikintu yankoreye, hari ikintu bita motivation. Niwe muntu wenyine umwe mu bantu bose twabaye yabashaga kumotiva, akambwira ngo ufite mu mutwe kandi uzavamo n'umuntu ukomeye. Akona ntabwo niga akambwira ngo ugenda wige, ndabizi bizacamo, sinkubeshye. Niyo natsindaga ikizamini namuhamagaraga ngo yamubwire umunsi ko ntsinzwe mbigenze, akambwira ati wenda kwizera umuhanga ubutaha uzabitsinda. Icyo ubwacyo cyonyine cyaramotivye, nkakeka ko kuko nabikora. Fifi finally ndabikoze, kandi nawe ndakeka ntabwo yari ari shuwa pe. Fifi wari shuwa wibimbwira kwizera kwanjye bise n'Imana birashoboka. Yarambwiraga ngo Imana hari n'ahantu yanjyanye gusenga, aransengera, akambwira ati ubu hariya ahantu bagukoha imivumo, mwebeze n'ubundi ko mvumye. Fifi ndagushimiye vraiment, merci, warakoze cyane. Undi muntu nashimira wamfashije Irangura, ngwino ngwino mubwire icyo wagize. Wagize ute? Uyu niwe Rangwida. Ikintu yamfashije nyine sumbaje ngo wagize ute? Reka njye kubwira. Uribuka turi hano ku cyapa kuri kera ahantu bategera bisi? Ndabyibuka. Muri 2013 ndabyibuka. Rangwida niwe watumye nandika ibaruwa isezera mu bwarimu. Namwaje ariko se buriya koko umuntu yakira ikigamije akabona amafaranga, akambwira ati mfasha, atuze twe dutonze ingogo kakakanara. Noneho ndamubaza ngo se muhembwa nkangahe? Nari nahembwa na rimwe. Ndamubwiye, arambaza ngo uhembwa ngahe? Ndamubeshya ngo ni 42 kugira ngo agire ngo ndakomeye, ariko ari bahembye 3 n'amafaranga 3.
ntubeshye ngo nine nabi birahita nseka muzika ngo hari igihe tujya tuyakorera ku munsi umwe. Ibyo ubwabyo byamaye motivation nsezera muri education aho nigishaga nza gukina ikinamico kuko numvaga nawe ngabayeho kubera ikinamico. Icyo gihe mbona amafaranga mbasha kujya kwiga. Iyo naza muri ibi bintu ntabwo mu by'ukuri nari kubikora. Ese kumva ntacyo wakoze cyane hagati cyane se kumva atarimo gutangira. Yarakoze cyane. Yajyaga twajyanaga no kuri tere kera ntaramenyera akamfasha akaza kureba ko naryamye. Mupenzi ari hano. Mupenzi hari umuntu witwa Mupenzi Nkurunziza Jean de Dieu. Abantu benshi bazi ko tuvukana ariko ntabwo tuvukana. Gusa twabanye igihe kinini kiruta abandi bose tuvukana. Icyo cyo cyumvikana. Abana tuvukana njyewe ikigo nizo primaire papa we niwe wari directeur wacu yitwa Mutenda araza kubimbwira. Mupenzi yari umuntu wigonga uko mumubona mukavuga ngo arishayi. Icyo gihe yari umuntu umucansi byatari yazaga yifunze yakubisemo ibintu by'amashenete yambaye imipira iriho Eminem ameze gutya ku buryo yanadukangaga tukiruka. Urumva se yari na directeur. Turigana primaire irarangira duka tujya kwigana muri ese nanone. Icyo gihe yabaye duwaye wa ese imyaka 3. Njyewe nari reglementaire ariko kuba reglementaire yarabintekinikiye kugira ngo njye mbona ibiryo. Ntabwo twaryaga neza kuba twagaburirwaga na papa. Noneho duhene bakarya ibiryo bikaranze. Abayobozi mu kigo bajyaga kurya mu gikombe. Icyo gihe byasabye guhimba ntabwo guhimba. Bakubitaga kadende tuvuga ngo secondaire nta muntu wasohokera kuri kadende. Bangurira ifilime nkajya nifuza nkajya kurya ibyo kuvuza ifilime. None nyine Mupenzi ubwo tubana gutyo turangiza kwiga. Mupenzi mubona urumva twabanye igihe kinini yazaga iwacu najyaga iwabo kabayo. Twacurujanyije na mvuka mbisi abandi zihiye. Niba ari mvuka niba ari ivuka ubu reka tuvuga vuga. Avoka n'izi Kigali twebwe tuzita mvuka. Kandi twebwe icyiza iwacu hari ibiti byinshi bya mvuka. Buri mwana yabaga ameze nk'ufite igiti cye. Twajyaga ikibungo gufata mvuka. Avoka namenye kuzivuga ngeze i Kigali tukazijyana mu Bugesera. Ikintu kimwe nashobora kwibagirwa Mupenzi buriya hari inzoga ntabwo ari inzoga hari umutobe witwa inzoga yitwaga Musefani hari ibiki. Hari umutobe twajyaga tujyana. Icyo gihe twaragiye Mupenzi twambutse Akagera murakaza kiriya kintu kimeze nka Nyabarongo. Burangiye n'ikijya kinkanga kiriya nakirogemo amafi nagezemo imvubu zirangota muraho niba n'ingona. Mupenzi ngwino. Uyu niwe Mupenzi nari ndi kuvuga. N'abantu benshi umuntu yagenda ashimira. Mupenzi uyu nyine niyo nababwiraga twabanye kurusha igihe kimwe twabanye n'abavandimwe banjye ngiye tuvukana mu nda. Ariyo mpamvu abantu benshi bazi ko tuvukana ariko ntabwo tuvukana mu nda imwe ariko tumeze nk'abantu bavukana. Hari n'abantu benshi bavukana barutwa nanjye na Mupenzi. Abantu nababwiraga Mupenzi narigeze hano uko twigeze kwambuka Akagera na Byabizi. Twambukije igare n'imifuka y'avoka. Hari umuntu witwa Rujegeri aho mu Bugesera muramuzi. Rujegeri ni igicumba kigenda gutya. Ni gahirimo. Ni umuntu ufite ubumuga. Afite ubumuga. Yatubwiye tugera avuga ngo nimuza ndaza kubasiga. Silivupure yaziritse ibyombo tugera igihe cyo kwambuka ahantu hari ingona n'imvubu n'ibikoko byo mu mazi. Amazi yazirika hakurya muri metero nka 500. Ayo mazi twayambutsemo n'amaguru twoga dufite akato turi kwicumbamo twambutsa mvoka n'amagare natwe tugerayo nta gikoko kituriye. Turuta icyo gihe turaryamenya ari nabwo twabaye nk'abaye pesi aho twongera gukora ibintu. Mupenzi n'inzoga se rafara tumwe uri muntu w'umuhiri ibintu nyine abamo ntacyo nanjye ubwo mvuga. Ishyushyu ntacyo murumva. Mupenzi nawe ndamushimira. Ikindi ndashimira umuryango witwa Igihango. Igihango ari abantu bakizi n'abatakizi ariko abakizi barakivuga.
igihembo nacyo cyambereye famiye kuko nibura byageragaho nkabona ndi kumwe n'ababyeyi ba Zuzu murabona Zuzu ukuntu angana nabaga igihe cyageraga nibura naba ndi kumwe n'ababyeyi nk'uyu n'abaranguda n'abandi bitwa Bazuru benshi numvaga ari kumwe n'ababyeyi kabisa kuko urumva abandi babaga bari kumwe n'umubyeyi umwe njye ndi kumwe n'ababyeyi barenga 10 igihango ni ahantu nabaye naho ni muri famiye yanjye ni abantu nshimira cyane kabisa mbikuye ku mutima hano bari hano mu gihango bumve ko mbashimiye ndabashimiye cyane baba nawe namubonye hano Nkota nawe wigeze kuza hano hari na filime turi gukina ni abantu bose tubana nawe Anje nanoze asha twahuriye ahantu ashaka kunkubita ari umuyobozi wawe muri National Street Dance Competition naho nahuriye na Anje hanyuma hari abandi bantu nabo bagiye baramfashije gufasha abana n'ugira ngo umuntu afashe umuntu amuhaye amafaranga oya ntabwo ari amafaranga gusa gusa bivuze bamuri no kugira ngo bigaragare neza okay uyu yitwa Karara n'amahoro kabisa ariko tumita Karara nawe yaramfashije cyane yaramotivye akajya nyiza imbaraga urabona ndamuruta mu myaka ntabwo byoroshye ko umuntu uruta yakugira inama sibyo ariko hari ibintu byinshi yatumye nkora nshyizemo n'imbaraga kugira ngo mve ku cyiciro kimwe njye ku kindi hari ibintu byita balance nuko mwicaye hano urabona agaciro wenda nanjye ndi umuntu w'agaciro ko umuntu w'agaciro ariko hari abantu bagenda bafasha abantu uyu munsi ugasanga uri hano ejo ukumva ukeneye kubura ahandi hantu bitewe n'impamvu runaka kandi nawe yaramfashije akageza amafilimi menshi twakoze abantu benshi murabizi mu mafoto ni muyabona muzasanga afite imbyiro ku gahanga no ku maguru no ku maboko hose kandi mu buryo kuri ntabwo mbona ko imisatsi mubereye se ntabwo yabishyiragaho iraza akajya mu mbyiro mu makara ku buryo umuntu ukabona ni umuntu w'amafuti kandi iyo filime ntazi ko izanasohoka ntazi ko izanarangira ntazi ko izanacuruzwa ubu nawe mubaje icyo wawe icyo bakora menya ntacyo azi you see iyo abakiza abakivuze ari niyo mpamvu yatumye bamwe na bamwe tumenyana ikindi ndashimira Taretska cyane Taretska ni abantu b'abagabo harimo bafata n'abari abantu benshi bicaye hariya so tavuze ngo dutange impano na kaboko gahi gaho ngwino hati nanjye ndimo muri Taretska gahi dore nyiri inzu wanjye nawe uriya ni randi rodi winjira ngwino afite izina numvise nshobora kuzita umwana wanjye yitwa Ngutegure iryo niryo zina ribanza Ngutegure uyu ni nyiri inzu wanjye ntabwo ajya anesha umutwe kandi ntabwo umwishyura neza ntabwo ari muswa ndi kumuha zikabeshya ni umwe mu bantu bishyura nabi muri Kigali gahirwa nawe gukina n'ikinamico ni abantu benshi tugenda tubana bafasha mu buzima nanubwo reka tujye muri wa mwanya w'impano mwumve ko mbashimiye mbikuye ku mutima abantu mwese mwamfashije simbabeshye uko muri hano mwese ko buri wese hari ikintu yagiye akora gitandukanye wenda n'icyo undi yakoze cyangwa gisa n'icyundi uyu yitwa Nziza Jado ne musi nziza azi no kwemusingara na bijya neza ubu mbibara nkaho mwese bari mideli ntabwo nzi igihe nzabyishyura ariko mbere yuko mpfa buri wese nzamwishyura nimpfa ntabishyuye muzanyishyuze hari abantu bazasigara babishyura akemungusha sinzi uko babirahira bavuga ngo ishaba oya
njyewe mbari ideni mutigeze mwumva ariko njye numva hari icyo mugomba bijyanye no gukora cyane naryo jambo nasorezo tukajya ku bijyanye n'amakado wenda bayafite hanyuma tukajya ku makado n'amafoto. Aha ngaha buri muntu wese uhari yifotozanye n'uwo ashaka. Nushaka ko nanjye twifotozanya araza hano. Iyi kamera ifotora neza, hari na speed twafotora. N'umuntu wese ushaka kwifotozanya cyese wabana. Buri muntu wese ushaka ko twifotozanya n'abandi mwese, buri muntu umwe wumva ashaka ifoto wese aze hano. Hanyuma turi hano, ibyo bintu muza bazanye mu bimwe ngo numvishe pate after pate n'ibiki ewa kabisa. Ku bijyanye n'impano mu by'ukuri nta mpano wenda uwo muntu ushaka gufotora ahire kuri njyewe kuko njyewe Karinda Isaie ariko mfite ababyeyi banjye bambyaye mpfa ariko Karinda Isaie nubwo mu myaka nubwo muruta mu myaka ariko Karinda Isaie yaramfashije bituma mpagaze aha ngaha. Iyo naza kubona Karinda Isaie ngo ntabwo ari mwana, ariko iyo naza kumubona ntabwo nakuba mpagaze hano nambaye gukasa gutya. Yambaye hafi mbere umuvandimwe ari avuze ngo nzi ngo yabaye nawe ngo uko yabanye n'abavandimwe be. Karinda Isaie kuva namumenye nta nzu wamwe bwanjye. Karinda yaramfashije, yamfashije kuba mu buzima, kumenyera ubuzima kubamo ikindi kandi abasha kuba mu buzima bwanjye bwanyabo apana kwitera icyizere. Maze yafashije kugira ngo nigire icyizere, sinagaze icyizere cyanjye. Twakunze kuganira cyane njyewe nitwa Bihoyiki Emmanuel. hano muri mashirika yitwa Gahima, ariko mbo kare Imana kumufasha ibyo uri mutekereza cyangwa uteganya bizaguhire. Nabikoze amashyi byamurenze. Gari ni sawa musaza. Hano hari na Aline mucuti wanjye. Uyu nguyu Aline yavukana na Karim. Wa mukobwa we twa Karim ari he? Mama? Okay. Aline ni mucuti wanjye nawe hari igihe nari nduye Kacyiru ku Mabuye. Avukana na Karim tujya tuba turi kumwe. Karim ijye kucyokeza. Okay, noneho ubwo hagezweho umwanya w'impano n'amafoto, mu by'ukuri abantu bari hano bose njye nakagombye kubaha impano. Mbere kanashaka Twereke amashyi. Aho niho twereke mama tegereje ubuki. Yewe kamabwiza ukuri, sibyo? Urangiye kubeshya byarananiye no kwirabira byarananiye. Ibyo ndi bubabwirire hano ibyo by'ukuri, ibyo ntari buvuge nanjye nakishakisha n'abandi bose, wenda n'igihe nzabifata. Nibyo nari mvuze, buri muntu wese uri hano nakamuhaye kado, ariko uri buve hano atayijyanye
ubwo ni nk'uko abantu bari ku murongo mpereye ku wa mbere wa kabiri wa gatatu buri muntu wese nzamugeraho nk'uko mvuga ko buri wese muri mideli kandi nzagishyura mbere y'uko mpfa believe in me buri muntu wese nzamwishyura mwese murumva nabishyura mwese nkapfa vuba ntabwo nzapfa vuba nyine ntabwo mu byumba nzabanza mbishyure mwese hanyuma mbone gute so nateguye impano y'umuntu umwe ubwo niwe mpereyeho niyo muntu w'ingenzi mu bandi b'ingenzi ngiye guheraho ubwo abandi nabo nzagenda mbakurikizaho ndamukunda sibyo hanyuma ubwo nimara kuyitanga undi ushaka gutanga indi nawe ayitanga amafoto biremewe ubwo nateguye imwe nuko ariko ngana umunsi nabashije gutegura nyinshi nzazitegura nzitanga kandi abo nzajya mbasanga uko mwaje aha nanjye nzazibanyu gusa hari ikintu kimwe nifuzaga kubabwira mu by'ukuri ntabwo ndi mukuru ariko reka tubyite impanuro sibyo nk'impanuro ngiye natanga ikintu cya mbere mu buzima nzi ni uko ugira ineza ukayisanga imbere wagira inabi nayo ugasanga imbere igutegereje ndagerageza mu buzima kugira ngo mbane n'abantu neza. Hari umucuti wanjye muri hano yigeze kumbwira ati kare wowe ufite imyaka umeze nkanjye nushaka uzabivuga ndabizi ibyo ngiye kuvuga leta byumva arambwira ati wowe uragerageza buri gihe uba ushaka gukundwa n'abantu bose ugakundwa n'abantu benshi ukagira inshuti nyinshi ariko byarakunaniye nushaka uzabireke. Uwo muntu ari hano yabyumva ageze kubibwira igihe ndacyageze nkabona inshuti zanjye zibutsa abanzi banjye ariko that's happened. Umuntu wese nakoshereje uri hano mbabarire sibyo mumbabarire pe mumbabarire ariko nzi ko abo nakoshereje ni bake kurusha abo ntakoshereje. Niyo mpanuro nashaka gutanga. Hari umugani twajyaga dusoma Nyamutegera akazaza. Ikintu kimwe nasigaranye nuko hari ukuntu bari banyanganije umuhungu w'umugeni akamwereka n'ijwi manisazi zo kuba kagenda igahagarara ku gahanga hano k'umugeni akavuga ati ikamwongorera ati uwo ni buhagarareho niwe wawe bamucanze bamuzana abageni benshi. Bigenda gutyo iyo ugize neza. Samu Cyagambirwa ntabwo ari hano ariko ndamushimiye cyane. Samuel Cyagambirwa ndi kwica director w'amashirika n'umuryango mugari w'amashirika muri rusange. Samuel Mugiraneza namubuze ntabwo ari hano. N'umwe mu bakozi dukorana hano kuri mashirika bambanira neza kandi dukorana neza nubwo n'abandi bose dukorana neza dukora akazi gakarangiye ko Samuel ni inshuti yanjye arambanira Diego nawe yakubye se uri kumubona ariko yarambwiye mwumva ikintu yambwiye naramushimiye ndavuga ngo kuba ndangije kwiga wabigizeho uruhare nubwo utarubizi ariko warakoze cyane. Arambwira ngo niba narakugiriye neza niba naragufashije aka kantu mwakumvise niba narakugiriye neza niba naragufashije nawe uzagenda ugirire neza abandi ufasha abandi isi izaba paradizo. Ubu ugiriye neza nawe akagira neza undi abantu bazamo bagira neza kurusha uko bagira neza. Rero nibyo mbabwira mureke tugerageze kuba abanyakuri tugire umutima mwiza dukundane nubwo gukundana atari itegeko ariko muzirikane ko ubuzima tubamo uyu munsi ejo hari igihe kigera tukaba tutakemerewe gukosora ibyo twakoze inyuma ahubwo tukazirikana byanze kunze ntabwo ushobora kugira neza ngo niyo wapfa mbere utagiriwe neza abana bawe bazagirirwa neza n'umuryango wawe n'iki. So ubwo rero hari impano mfite nayipfunyitse ese shaka wese ntibari iranahari se reka iri hano ndayibonye nayizana. So nayipfunitse gutya nyine ko numvaga ariko bishaka. Mama ngwino mwana ndiyawe. So ubona se ko nta wundi muntu mpaye impano ubwo
batangiriye abandi nzabageraho nyuma. Yindi yawe mama kera baramuze kera bajyaga bavuga ngo turasa akabihakana ariko nyuma akavuga aha nyuma musa nawe sa neza ariko kera nanjye nabonaga dusa nkuko byahiye muramushaka rero ni nanga kumwerekana namamubeshya okay noneho kamwereka icyo duhera ni namwereka ari umusheri wanjye uri hano aze mwereka okay reka tworoshye ibibazo yewe hari ukuntu mubizi njya mbigenza mufite koperative y'abasheri okay ubwo ngiye kubara 5 niba nta muntu uri seriye kuko ibi ntabwo ari ibintu bakina serious mu by'ukuri ibi ntabwo ari ibintu bakina umuntu nashyira hano imbere ya kamera twakagombye kuzava kuri iyi kamera nambaye ibigofero twinjira muri kamera ziri kwa padiri cyangwa kwa pasiteri cyangwa kwa sheheda hari ubuhari azi ni iki ngo mubereke sibyo ndi kwiraza iki inyanza ntahanze kubera ko ngenda umuntu uvuga ibintu nzasubira sibyo ibyo mbabwirira aha biraba ukuri 100%. Nako kuvuga ngo umuyobozi abari mu kuri 100%. Ariko hano ntabwo umuyobozi. Rero ibintu ngiye kubabwira kandi nzasubiramo. Nuko sheri wanjye nakagombye kuba mbereka aka kantu hano ntawe uhari ahubwo next time tuzahurira kuri the same camera not in this place uretse se mbanze kuko nuvuga ngo oya ugura mu ntawe uhari ariko uwo mbereka aka kanya ntawe uhari ariko soon vuba cyane hashoboka uri dekara uramukunze abure n'ubwo umusore yavuze aramukunze Business, Gandhi. Business. Yamaze wese kutasenze uza kuvuga nk'ibyo avuze mureke yivugire yego rero yego ha cyane imaze kuvuga ibyanjye nawe uvuze iki sibyo kuze wandetse nkivugira ko ndi hano nata ni no kugira ngo wenda nyine n'abantu bajya bamenya na situation ngaho kintu tubwiye yego murakoze njye namukunze cyakora biri serious namukunze yuko umugabo ibintu byose yavuze njye nakunze ukuntu avuga nta kintu kandi take care ukomeze Nisigo uretse gato mwihorere ngwino nanjye mvuga uhari kuko uvuze nanjye witwa cyane irindi kwihangana umubiri ubundi mu kinyarwanda no kwihangana ariko ubundi ibyo ukunda mu muziki witwa Vumiriye Diane Kunyanga umubiri atangara nka kabiri ku mafoto nawe yeshe n'ubwa mbere mubonye nawe yambonye mu mafoto
merci beaucoup. Nageragezaga kuvugisha ukuri. Ntabwo yitumiye. Yaje muri pate y'inshuti ze, sibyo? Azana n'inshuti ze, hanyuma ubwo biba pate nyine avuta pate. Wakoze cyane Vumilia. So nibyo ngibyo rero umwanya w'Imana ugezweho, ndabivuze. Believe in me, next time tuzahura mbashyira imbere ya kamera z'umuntu tuzajyana mu rusengero, apana umuntu wo kuza gutesha abantu umutwe. Ibyo reka bivuge ndi serious ibyo bari muri kamera. Simbabeshye, njye mu bisanzwe ntabwo nyine no gukinisha abantu cyangwa gukina n'abantu, ariko abakobwa benshi leta baranyinisha, baranambabaza, nababaye cyane. Simbabeshye pe. So niyo mpamvu rero mbivugiye imbere ya kamera kugira ngo igisubizo ikibazo cyanyu ntibasubize, ariko ubu ikizakurikiraho ni ukujya mu rusengero nimbona aho tujyana, nimubura nzabireka ngafata ikintu cyerekezo. So ibyo mbisubije meze gutya. That's the thing. Ya ubwo reka amavi wese wagira uti ubwo reka noneho reka tajyeho ku mwanya w'Imana ushaka wakira mikoro yawe, shyiramo umuziki, buri muntu wese ugafata icyo ashoboye, hanyuma nitugira tugende kuri Patafta. Ariko ndabashimiye cyane, Imana ibahe umugisha. Tugeze mu mwanya w'Imana. Iyi mpano yateguwe n'igihango Art for Peace, nk'uko Karinda yageze kubivuga. Afite umuryango arererwamo, n'uyu nguyu witwa igihango Art for Peace. Twishimiye rero intambwe yateye ku cyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye. Niyo mpamvu twamwishimiye kugira ngo tumugenere iyi mpano, abone ko turi kumwe nawe kandi tumushyigikiye. Karinda, turagukunda cyane. Iyi mpano ni yawe. Karinda nk'uko yabivuze ni inshuti wacu Kacyiru, kubera umuvandimwe wanjye Karine yaje kudusura aratuganiriza byinshi. Nyine inama nk'uko yabivuze, ni umuntu w'umugabo. Karinda mama yambwiye ngo felicitation, intego wiha uyigeraho, yanabibonye kuva kera. Yishimiye kuba usoje iki cyiciro kandi ngo kuhaje. Imana kandi ikomeze kurinda. Hakuna kitu kinachoma kama lao. Ayaya, mie mwenzenu kukonda nikabaki mifupa, sio kama na ngoma. Ni uchungu ulonipitiliza kutwa nzima kuwaza, nilimpendaga kanitema. Wangu mutima kauti ya panja kabisa, kote vilaka. Hivi mapenzi kitu gani? Nakosa tala kusema, labda kumpenda sana ndo kosa langu.